urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 8. Jambo ry'Imana ravuga ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Amen. Reka nsubire mu mwebwe niba mutaragerayo. Ndasoma mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 8. Ibisigaye bene data iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Amen. Mwicarire nk'abari mu rusengero, Imana ibahe umugisha. Watangiye inyigisho cyumweru gishize, turayikomerezaho. Turavuga ku mabanga 7 yo gukomera, amabanga 7 yo gukomera. Ibanga rya mbere twaryize icyumweru gishize ni ibanga ryerekeranye no kumenya uwo uriwe. Twavuze ibibazo 5 buri mwana w'umuntu yibaza: ndinde, ni hehe njya, kubera iki ndi hano, ni gute nabigeraho, cyangwa se nakora iki. Ibi ni ibibazo 5 twabonye buri mwana w'umuntu yibaza. Ndetse tuvuga yuko buri muntu wese wicaye ahangaha, cyangwa se abakomeye bose bo ku isi, yaba abakomeye cyangwa aboroheje, bibaza bino bibazo 5. Ikibazo cyo kwibaza ngo ndinde ni ikibazo cyo kumenya uwo uriwe. Ese uri cyo abantu bakuvuga yuko uri cyo, cyangwa se urahitamo icyo Imana ivuga kuri cyo? Ndababwira ndi iteka ryose icyo abana b'abantu bavuga kuri cyo, iteka ryose ndetse kenshi rimwe na rimwe kiba gihabanye n'icyo Imana ivuga yuko uri cyo. Kandi icyo Imana ivuga ko uri cyo nicyo gifite imbaraga, nicyo cy'ingenzi cyane kurusha icyo abana b'abantu bakwita kuri cyo. Hari amazina bagenda batwita bitewe na kondisiyo z'ubukungu turimo, cyangwa se n'amafaranga dufite kuri konte n'imiterere yacu, naho dukomoka, naho twavukiye, nuko tureshya n'ababyeyi bacu, n'amafaranga dufite cyangwa se imitungo dufite. Ariko Imana ntabwo twita amazina, nta nubwo tubonera mu ndororwamo by'ibyo dutunze, nta nubwo tubonera mu ndororwamo y'aho duturuka, n'aho dukomoka, n'imiryango dukomokamo. Kubera ko Pawulo yandikiye Abakorinto ba 2 igice cya 5 arababwira ngo niyo mpamvu tudakikwiriye gutekereza dukurikije ibisekuruza byabo, ngo ahubwo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gisha,
ngo ibya kera byose biba bihindutse, biba bishize, ngo dore ibintu byose biba bihindutse bishya. Bwoko bw'Imana, buri muntu wese wicaye hanga ndamwifuriza kugira ngo agire iyo mitekerereze yo kumva yuko agomba kubaho nk'uko Imana ibishaka kurusha uko we abishaka cyangwa se uko abantu babishaka. Abantu badushaka iyo turi munsi yabo, bagukunda iyo uri munsi yabo, ndetse iteka ryose mugirana ubushuti cyangwa se bakagukunda iyo uri hasi yabo, ndetse n'iteka ryose iyo ushatse kuzamuka bazakora ibishoboka byose kugira ngo bagusubize hasi, kubera ko nibwo buryo bashobora kugukontorora, nibwo buryo bashobora kukurya ibyawe, nibwo buryo bashobora kukugira. Iteka ryose iyo ushatse kuzamuka isi ihora ishaka kusubira hasi, ariko ntabwo ari uko Imana ishaka. Imana ishaka ko ugira ubuzima bwiza ndetse n'ubuzima bwawe buhinduka, ugakomera ndetse ugakora n'ibyo utwara. Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera ndetse bakore n'ibyo utwara. Ni abazi Imana yabo, ntabwo ari abajya mu rusengero, ntabwo ari abitwa abarokore, ntabwo ari abagiye mu materaniro, ahubwo abazi Imana yabo ngo bazakomera ndetse bakore n'ibyo ubutwara. Amen. Niba ushaka gukomera, hari amabanga 7 naguhitiyemo kukwigisha, nuyakurikiza ubuzima bwawe buzahinduka. Aya mabanga 7 ntabwo yita aho wavukiye cyangwa situwasiyo cyangwa se imiterere y'ubukungu urimo uyu munsi. Birashoboka ko ukenye pe, birashoboka ko wanaburaye, birashoboka ko udafite naho urara, birashoboka ko udafite n'icyo wambara, ariko iyo usobanukiwe n'aya mabanga 7 ubuzima bwawe burahinduka. Ibanga rya mbere narababwiye ngo ukwiriye kumenya uriwe. Kumenya uriwe narabisobanuye. Icyo uri cyo akenshi na kenshi bamwe nta nubwo muba muzi icyo muri cyo, ku buryo umuntu aramutse icyo ari cyo ashobora nawe kwisaba imbabazi. Ubashije gusobanukirwa icyo uri cyo ugereranyije n'aho uri, akenshi na kenshi ushobora kwisaba imbabazi. Dawudi yaravuze ngo naho naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, ngo kubera ko ndi kumwe nawe, inkoni yawe n'isimbo yawe nibyo bimpumuriza. Dawudi yasobanukiwe ko iyo yagera ku munwa w'urupfu yaba agifite Imana ikomeye. Ese Imana yawe urayizi? Oya, ntabwo mvuga Imana yanjye, ntabwo mbabwira ngo mwemere Imana yanjye. Ntabwo nkubwira ngo wemere Imana ya Edeni, ntabwo nkubwira ngo wemere Imana y'idini iryo ari ryo ryose. Ndimo ndakubwira kwemera Imana y'ijuru, nyir'ijuru, waremye isi n'ijuru, we tangiriro akaba n'iherezo, Alpha na Omega. Iki cyumweru rero ndifuza ko tuganira ku ngingo ya 2, ku ibanga rya 2. Ibanga rya mbere nababwiye ko Abagalati y'igice cya 3:26 aravuga ngo muri abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Umwami Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 1:12 aravuga ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ngo abo ntago bavutse kubera ubushake bw'amaraso bw'umugabo n'umugore, ahubwo bavutse kubera ubushake bw'Umwuka Wera. Ese urashaka kuba umwana w'Imana cyangwa se urashaka kuba icyo ushaka kuba cyo kindi kidahuye n'ijambo ry'Imana? Narababwiye ahangaha wowe urasobanutse. Ndavuze ngo wowe urasobanutse ku buryo udakeneye ibindi bisobanura abantu abari bo bose baguha. Uwo n'uri we, ntabwo ukeneye yuko abantu bagusobanura, ntabwo ukeneye yuko abantu bakuvuga ngo
bakuvuge neza kugira ngo wumve yuko uri mwiza. Uri mwiza, urahagije ku Mana. Iyo Imana ikubona ibona uhagije. Ahangaha narababwiye ngo mwese ahangaha harimo ba Miss Ijuru, ahangaha mbona ahangaha na ba Mr. Juru. Ntabwo mushaka kubyumva kubera ko Imana ye yagukubise cyane, nako iyo ibibazo byagukubise cyane ukaba uri mu bigeragezo byaragukubise cyane ugakubitwa cyane. Niyo bakubwiye ngo Imana igiye kukugirira neza ntabwo ubyumva. Kubera iki? Ntabwo ubyumva kubera ko urumva yuko ibyo bakubwira n'ibibazo uri mu gucamo biratandukanye. Uyu munsi rero ndifuza yuko twiga ku ijambo rya kabiri, ibanga rya kabiri rivuga ngo kugira imitekerereze yagutse. Kugira imitekerereze yagutse. Iyi nyigisho nangira iki kibwirizwa cyangwa se nangira rino banga rya kabiri, ndashaka gufatira ku rugero rw'intare. Buri muntu mukuru wese uri ahangaha arabizi yuko intare niwe mwami w'ishyamba. Murakoze neza, Imana ibaha umugisha. Umwami w'ishyamba, intare niwe mwami w'ishyamba. Ariko intare ntabwo ariyo ndende, ntabwo ariyo nyamaswa ndende mu ishyamba. Inyamaswa ndende mu ishyamba ni iyihe? Agasumbashyamba, girafe. Ni ukuvuga ngo intare ntabwo usumba agasumbashyamba. Iyo si defo. Defo ya kabiri, intare ntabwo ariyo nyamaswa nini mu ishyamba kubera ko ntabwo iruta inzovu. Iyo si defo ya kabiri. Icya gatatu, intare ntabwo ariyo nyamaswa ifite ubwenge bwinshi cyane mu ishyamba kubera ko ntabwo irusha bakame. Irusha bakame ubwenge se? Irayirusha se? Ntabwo yirusha. Ntabwo intare irusha bakame ubwenge. Iyo si defo ya gatatu. Defo ya kane, intare muzi yuko atari yirusha ingwe uburakari. Tiger ni ingwe, ni igisamago. Ntabwo intare iruta igisamago uburakari. Nibyo sibyo? Ariko hamwe n'izi defo zose, inzovu irayiruta ingwe cyangwa se igisamagwe kirusha uburakari. Bakame iyirusha ubwenge, agasumbashyamba karayisumba. Ariko intare niwe mwami w'ishyamba. Kubera iki intare ariwe mwami w'ishyamba? Muzi igisubizo? Ni uburyo intare itekereza ugereranyije n'izi nyamaswa zindi. Bakame n'ubwenge bwayo bwose, iyo ibonye intare ihita itekereza yuko igiye kuba ibiryo.
ntabwo bikitekereza yuko ibirika itekereza yuko ari ibiri. Ubunini bw'inzovu n'ukuntu ingana, urabizi n'ukuntu ingana. Iyo ibonye kariya iriya njangwe cyangwa se iriya intare, intare iyo ibonye inzovu ibona ibiryo byagutse. Intare yabona inzovu ikabona ibiryo, inzovu yabona intare ikabona ngo umuryi araje. Ntabwo ibona ukuntu ingana, ntabwo ibona ko iteye umugeri rimwe yatera intare ikagwa iriya. Ariko iyo inzovu ibonye intare ihita itekereza yuko yamaze kuba iki ibiryo, yarangiza ikirukanka igahunga intare. Kubera iki? Kubera ko intare nayo mu bitekerezo byayo iyo yabonye ibiryo ntuyibwire ibindi, ntuyibwire yuko ikomeye ari iki kinyamaswa gikomeye, ikibona ni ibiryo. Ese muri Bibiliya tubona iyi mitekerereze y'ababa abantu bari bafite iyi mitekerereze? Yego. Iyo usomye kubara igice cya 13 tubona Mose yatoranyije intasi 12, abantu 12 bagombaga kujya gutata igihugu cy'i Kanani kugira ngo bagitate, bamenye ubwiza bwaho, bamenye igihugu Imana iri mu kuraga ubwoko bwa Isirayeli. Ngo bagereyo babona yuko igihugu ni cyiza, babona ni igihugu gitemba amata n'ubuki, basangamo imbuto ndetse bafata no kuri izo mbuto barazizana. Ngo bagere bageze bagarutse kwa Mose wari wabatumye, abantu 10 babwira Mose n'ubwoko bwa Isirayeli bwose, barababwira bati igihugu twakibona ni igihugu gitembamo amata n'ubuki, ni igihugu cyiza cyane, ni igihugu ndetse n'imbuto zacyo ngizi turazifite, imbuto zacyo ni nziza, ariko kiriya gihugu kirimo abantu murazibona. Baravuga bati imbuto twazibonye we, kirimo imbuto nziza, kirimo inuzi, ariko kirimo abagabo bakomeye b'Ababereki n'Abanaki bakomeye barebare. Ngo ndetse baturebaga, ngo batureba ngo tukamera nk'isenene imbere yabo. Haleluya. Abantu 10 ninde wababwiye yuko Ababereki n'Abanaki barebye aba bantu b'inasi batigeze banababona bakababona bw'isenene? Ni ikibazo cy'imitekerereze. Ariko Imana ishimwe, harimo umugabo witwa Kalebu, harimo umugabo witwa Yosuwa. Babwira ubwoko bwa Isirayeli, barababwira bati niba Uwiteka twishimira bariya bantu tuzabarya murya imitsima, niba Uwiteka atishimira bariya bantu tuzabarya murya imitsima. Nababwiye ngo abazi Imana yabo ngo bazakora ibikomeye, ngo ndetse n'Imana yabo izabakira bakomeye. Ubwoko bw'Imana ubuzima ubayemo uyu munsi wa none nta kindi kigutera, ni imitekerereze yawe, niyo ishobora kugusubiza inyuma cyangwa se ikaguteza imbere. Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12 mu murongo wa 2 arababwira ngo bene data, niyo mpamvu mudakwiriye gutekereza nk'abantu ba none, ngo ahubwo muhindure imitekerereze yanyu, ntimukishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mugire imitekerereze mishya. Ubwoko bw'Imana nta kindi gihindura intare umwami w'ishyamba, nuko intare ibona izindi nyamaswa, zaba iziyisumba, zaba ari nini, zaba iziyirusha ubwenge, zaba iziyirusha ubukari, igatekereza yuko ari ibiryo. Murokore uri ahangaha, igihe cyose uzatekereza ibibazo byawe ni igisubizo, uzakora ibikomeye. Imana irakubwira ngo aho kubwira ikibazo cyawe Imana yuko gikomeye, bwira ikibazo cyawe yuko Imana wamenye ikomeye cyane kurusha ikigeragezo cyawe. Reka mbabwire
menshi. Oya, narababwiye ngo umunyamerika witwa Jim Rohn yanditse aravuga ngo uteranyije amafaranga y'isi yose, amafaranga ari mu isi yose, n'ari mu mabanki na banki mondiale n'aya IMF, ugafata n'ari mu mabanki yose za national yose, amafaranga ariho ukayafata ukayashyira mu gitebo kimwe, warangiza ukayagabanya abari ku isi bose ubanganyije. Ndavuga na Nyirakamegeri wa wundi uturuke Nyakizu, nawe bakamuhereza angana n'ayabandi. Aravuga ngo nyuma y'umwaka ayo mafaranga azaba yasubiye mu biganza by'uwari uyafite. Kubera iki? Ikibazo si amafaranga udafite mu mufuko uyu munsi, ikibazo ni imitekerereze yawe, uburyo utekereza uyu munsi wawe. Bwoko bw'Imana, mureke mbabwire, Pawulo hari ibyo atubwira byo gutekereza, ariko ndagira ngo mbabwire abize ubuhanga psychology n'imitekerereze y'abantu, hari uburyo nka burindwi nabonye umuntu ashobora gutekererezamo kugira ngo abashe kugira imitekerereze yagutse. Abantu ba mbere kugira ngo ubashe kugira imitekerereze yagutse ni abantu twita innovative cyangwa se creative thinkers, abantu bafite imitekerereze yo kurema ibintu. Uwo mwenda wambaye uyu munsi wa none wabanje kuba igitekerezo mu mitekerereze aka. Reka manuri y'inyigisho nyishyire hasi. Inkweto wambaye zabanje kuba igitekerezo cy'umuntu runaka. Uko iyo nkweto foromye ni igitekerezo cy'umuntu yatekereje. Nigisha abashumba, hari urugero nakoresheje rwa Tom na Eric. Tom na Eric bari abantu bari abahungu b'Abanyamerika, bafata urugendo bajya bigaga muri kaminuza mu gihe cya holidays cyangwa se cy'ibiruhuko. Imiryango yabo bahereza amafaranga kujya kuruhukira mu Buhinde. Ngo bagere mu Buhinde, bagezeyo basanga abantu bo mu Buhinde barakinnye cyane, ntago bambara inkweto. Tom arebye uburyo batambara inkweto abona arababaye cyane. Eric, niba Eric ntabwo izina ry'uwa kabiri ndyibuka cyane, ariko ndibuka cyane rya Tom. Baba muri vacances, barya vacances, barya ubuzima, basubira muri Amerika. Umwaka ukurikiyeho bongera babahereza amafaranga yo kujya muri vacances, nanone bemera kujya muri Buhinde. Bagiye gusubira mu Buhinde, Tom ajya mu ruganda rw'ahantu bacuruza inkweto, agura imiguru y'inkweto iciriritse, ajyana nayo y'abantu 10, ajyana nayo mu Buhinde. Ageze mu Buhinde, ya miguru 10 yose yajyanye y'inkweto, abantu bose barayikunda, bayimuguraho amafaranga arashira. Noneho areba ni gute baguraga, ibiciro bavugaga yuko bashobora kugura. Afata iyo nkweto ayisubiza mu ruganda rw'iwabo, aragenda atekereza urundi rukweto rw'amafaranga makeya, ya mafaranga babanje kumuha cyangwa se cyagiye baba bari mu guciririkanya. Aravuga ati aba bantu uwazaniye inkweto ziri muri ubu bwoko bashobora kugura ari benshi. Wa wundi bajyanye nawe yajyanye imbokoboko gusa, arongera arya amafaranga y'ababyeyi be, arongera asubira iwabo. Uriya ajya muri vacances noneho ku nshuro ya kabiri aranacuruza. Harangije Tom asubira iwabo, arababwira ati munkorere izi nkweto ari nyinshi, nzagenda nzijyana. Ageze agarutse ku mwaka wa 3 atangira business y'inkweto. Agejeje za nkweto abona Abahinde barazikunze cyane, atangira uruganda rw'inkweto mu Buhinde rw'inkweto zitwa Tom. Ubu ngubu ni umubillioneri
yarakize yaraminuje, wa wundi bajyanye arimo arashakisha amafaranga y'ubukode bw'inzu ararama, aracyashakisha amafaranga y'ubukode bw'inzu ararama. Ikibazo nshaka kugira ngo wibaze uyu munsi bano, isomo wakuramo, aba bantu bose bajyanye mu Buhinde, ese babonye ikibazo kimwe? Ese batekerezaga kimwe? Gukira kwawe cyangwa se gukena bifitemo uruhare. Muranterura amabuye ndabizi, yana haleluya ndibwumve, ariko ntacyo. Gukena kwawe cyangwa se gukira kwawe ubigiramo uruhare. Dore uruhare ubigiramo imitekerereze yawe. Pawulo avuga ngo ukire ni gute tukwiriye gutekereza. Aravuga ati, Pawulo we yandikira Abafilipi arababwira se ni ibiki tugomba gutekerezaho. Umva lisite ya mbere, aravuga ngo iby'ukuri byose, iby'ukuri byose. Nanone ahangaha ndaza gukotinga Profesa Rwigamba. Arya Rwigamba niwe watangije iyerika. Rwigamba nigeze kumubona ari kuri televiziyo ari mu kwigisha abantu uburyo bashobora kurema business. Arababwira ati, wowe ntabwo ushobora kumbwira yuko wabuze igishoro cyo gutangira business. Umunyamakuru aramubaza ngo ariko Profesa, kweri uravuga ngo kandi hari abantu bakujya badashobora gutangira business? Aramubwira ati gutangira business ntabwo bisaba amafaranga, ahubwo bisaba gutekereza, kugira igitekerezo. By the way, reka mbabwire, ntabwo abakire aho bari bajya batekereza ku mafaranga. Kimwe mu kintu kiranga umukire, ntabwo atekereza amafaranga, ahubwo agira imitekerereze, atekereza ibintu bizana amafaranga. In this creative thinking, muri iyi mitekerereze yo kurema ibintu, Rwigamba aravuga ngo ushobora kuba udafite amafaranga ariko ufite igitekerezo. Atanga urugero, aravuga ngo jewe ndamutse nafite amafaranga ariko mfite ubunyangamugayo, ndimo ndashaka kuhuza kugira imitekerereze yo kurema ibintu, nkayihuza n'ibyo Pawulo avuga by'ukuri, noneho ntaremamo business. Reka mbibabwire, aravuga ngo nshobora kuba nafite amafaranga ariko nta soko na rimwe, nta n'ahantu na hamwe bajya bagura ubunyangamugayo. Ushobora kuba udafite amafaranga, ushobora kuba udatunze amafaranga ya mirenge, udafite n'igishoro, ariko ufite ubunyangamugayo. Now jewe nk'umushumba ndimo ndabasaba itorero, nta mukristo ukwiriye kubaho adafite ubunyangamugayo, kubera ko n'indangagaciro ya mbere y'umukristo kugira ubunyangamugayo, kuvuga ibintu by'ukuri, kuvuga ukuri. Yego yawe ikaba yego, na oya ikaba oya. Aravuga ati, noneho ufite ubunyangamugayo, nishaka gutangira business, nzi neza imodoka y'amakara ahituruka, ngagenda ngateka amazi, ngashaka inkwi, ngashyira amazi, ngavomba amazi, ngayateka, ngayashyira mu kabido. Umwana yabazamutse bariya bagira akazamuka, nkamubwira nti hagarara mwana wanjye, ngamuhereza amazi atetse, nkamubwira nti nzajya gutekera amazi. Ubutaha nkamubwira nti mwana wanjye, njyewe nta mafaranga mfite ariko ndi inyangamugayo, nugaruka uzansanga ahangaha, sigira umufuka w'amakara, ucuruze, nzagusubiza amafaranga. Bariya bantu abo ureba bose bacuruza ahangaha, bose mu isoko ahangaha, bose bacuruza umutahe w'abandi, baragenda bagafata ibintu bakazasubiza nyuma. Ibyo niba mutari mubizi, nibyo mbiba. Ndabeshya Robert?
niko bimeze uri umucuruzi. Haleluya. nanjye ndi umucuruzi, ncuruza imiti yo kwa muganga. Iyo imiti yashize ku ivuriro ryacu, iyo abaganga bacu bagiye kuri farumasi y'akarere barababwira bati mubwire bishop natuhamagara turayibaha, kandi uko yabingana uko ariko kose najya kubona nkabona barampamagaye nkababwira nabemereye nibafata imiti yaba ari ya miliyoni ebyiri, bapfa kuba bavuze ngo bishop yavuze, barayibaha bakayigenda. Tujya dufata imiti inshuro ebyiri tutarishyura ngo bishop yavuze gusa, kubera ko barabizi yuko ndi inyangamugayo sinzigira mbamba, kandi turabishyura. Aravuga ati usize umufuka w'amakara. Ndimo ndigisha abantu hano gukora business. Nago jewe kuza ahangaha uri umukene ukuzura hano mu rusengero binshyiraho amavuta. Ashaka ko muzajya muparika hari ibimodoka mwese. Mwavuze ngo amen, ariko kandi bareba ukuntu batekereza. Mubitekereze mutyo. Erega n'uyita parika imodoka ushobora no guparika indege hano. Ikibuga wowe umuntu uturiye ikibuga cy'indege ahangaha. Kibazo nuko mudafite imitekerereze y'intare. Aravuga ati bakagusigira umufuka ukawucuruza, yazagaruka kuzana iyindi turu asubiye i Kigali, ukamubwira uti wa mufuka narawucuruje, ngaya amafaranga nayakuyemo, sigira noneho ibiri, naya amafaranga uzayabona. Akagusigira ibiri. Business y'amakara ntabwo ari uko ngo ko itangiye. Mushobora kuvuga ngo mushumba, ibyo uvuga birashoboka se? Kayitesi God biri bari God n'ijima ry'igifaransa ngewe nago nakize ni mugoroba murakizi. Kayitesi umukiristo wacu w'umukontabure w'itorero ryacu ryirunda nibyo akora, kandi nuko yatangiye business iramutunze n'abana be. None se uravuga ko bitakunda gute? Mfite n'ibimenyetso. Reka nongere mbibiri banga, nta muntu watunzwe n'umushara ukira kuba umukire. Oya. So ibintu byavuzwe na professor tubyemere. Kuba udatangira business, kuba udakora, Pawulo aravuga ngo udakora ntakarye. Mushumba ariko mana sengera amasezerano yanjye azigire hano, amasezerano yanjye azaza byari. Amasezerano yawe ntabwo azaza, ntabwo Imana izaza ngo igufatire isuka ikugire muri cya gishanga ihinga ibijumba ukeneye. Oya, Imana izagusha imvura mu gihe wateye imigozi yere usarure. Imana izamanura imvura igwe muri wa murima wawe, muri za nyanya zawe wahinze kugira ngo uvane musarure ujye gucuruza. Ariko Imana ntabwo izaza ngo igufatire isuka iguhingire. Ntabwo kiri mu butayu, twabara burenze bageze i Kanani. Haleluya. Uyu munsi na haleluya. Ariko murumva sakumva. So ubunyangamugayo n'itangiriro ry'umuntu utekereza neza. Umuntu niba ushaka kugira imitekerereze yawe yagutse, mu byo utekereza hagomba kubamo ibintu by'ukuri. Icya kabiri, ugomba kugira iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose. Nawe niba ugiye gukora ibintu uzi ko nawe turamutse ducanye amatara wahita wihisha ukajya mu mwobo, urabikorera iki? Pawulo aravuga ngo niba ugomba kugira imitekerereze, niba gutekereza kwawe ko ugomba guhinduka, ibintu ibyo ari byo byose bitari ibyo kubahwa ntukabitekereze. Kandi mureke mbabwire, hari
gutekereza ibintu cyangwa se gukora ibintu bitari byo. Mbivuga se ni mubizi se ntabwo ukwiriye kuba uri umurokore warakijijwe waramenye Yesu ufite agaciro ufite indangagaciro z'uburokore ngo ukore ibintu ngo ugende wububa. Kububa ntabwo ari iby'uburokore. Genda wemye niba ukora ibintu by'icyubahiro kubera icyo ugomba gukora ibintu byo kugenda wububa. Muri iyi mitekerereze yindi imitekerereze ya mbere nababwiye yuko muri psychology cyangwa se mu bizi imitekerereze y'abantu bavuga yuko imitekerereze ya mbere ari imitekerereze innovative cyangwa se creative thinking, imitekerereze irema. Iyo ngiyo niyo Imana yakuremeye kurema ibintu. Icya kabiri ni ukugira a critical thinking. Critical thinking ni ugutekereza ibintu. Abapsychologists baravuga bati cyangwa se abiga imitekerereze y'abantu ni ukureba imitekerereze ku buryo ushakisha authenticity na worth na value ndetse na value, worth na authenticity. Mu Kinyarwanda sinzi ukuntu ndivuge ariko kugira imitekerereze ivanamo ibintu by'indangagaciro n'umwimerere w'ibintu. Hari abantu batekereza ibintu bitari umwimerere. Mbabereke se mbababwira ni abantu bapfundikirwa, ni abantu babaho mu mabwire, abantu babaho mu buzima bwo kuba mu mabwire. Hari abantu muri sosiyete zacu babaho akazi kabo ari ukugenda bateranya abandi, babaho mu buzima bwo kugenda babwira abandi ukuntu babese, cyangwa bagenda babaho bakagenda ufite umuryango ufite urugo hakaba hari umuntu uza kukubwira uburyo ugomba gufata umugabo wawe naho wowe wamushatse utamukunda cyangwa se utamushaka, none we akiha akazi ko kuzageza kukubwira uburyo uzajya ufata umugabo wawe. Abo ni abantu ndetse nawe babikubwira ukabaho muri ubwo buryo. Abo ngabo ni abantu bitwa bamugiye bagiye. Ntabwo ajya agira the spirit of l'esprit de la critique, critical thinking. Mu yandi magambo umbwiye bino bintu, niba ubimbwiye ukuri kurimo ni ukuri, agaciro karimo muri ibi ngibi agaciro kari muri ibi ngibi. Siza akantu nabonye kuri WhatsApp, izi mbuga muriho zambaza abantu umuntu yaragiye asanga umugore ahantu yibereye, aragenda ngo agiye kumubwira uburyo umugabo we abayeho. Umugore nawe aramubwira ati reka nkubwire umugabo, subirayo, yewe icyanzanye muri uru rugo ntabwo ari ukumenya amakosa, si ugora kwirirwa ndondora amakosa y'umugabo wanjye, nazanywe no kubaka. Reka nkubwire n'iyi soda ndimo kunywa niwe wayinguriye, rero wikwangiza umunsi wanjye, jyana amagambo yawe. Ariko urumva amagambo amubwiye agize critique. Mu yandi magambo icyo mbigisha torero ry'Imana ndimo ndabigisha kugira ngo mugire imitekerereze yagutse, bikubwira ibintu ngo nawe uhita ugenda. Hari abajya bajya mu biyobyabwenge, hari abanywa za nyirantare bakakubwira ngo aka kantu gafite feeling, urakashaka mu ikikwira ko Yesu nawe afite feeling, araguhagize Yesu. Muri Yesu hari muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera. Haleluya.
so kugira iyo critical thinking. Hari n'iyindi mitekerereze bita analytical thinking. Analytical thinkers cyangwa se abantu bakora za analyse umuntu witwa analytical thinker ni umuntu ureba ikibazo ukuntu ari kinini cyane, yarangiza kumenya ukuntu ikibazo ari kinini cyane akagenda agicamo ibice cyangwa se akigabanyamo ibice kugira ngo aze kubasha kumenya uburyo abasha kugitsinda. Analytical thinker Dawudi yari afite iyi mitekerereze yo kwanaliza ikibazo akamenya uburyo ari bugikemure kandi n'uburyo kiri bukemuke burundu. Muzamurebe imitekerereze ye ageze imbere ya Goliyati. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, mwige kugira imitekerereze yagutse mu gihe muri mu gucya mu bihe bikomeye. Niho Imana ishaka kugira ngo ikoreshe ubwenge bwawe ubashe gutsinda ibigeragezo uri mu gucamo. Arabona Goliyati imbere ye, arimo arareba ingabo z'Abisiraheli zati bamwambitse imyenda yo kumucingira. Yibuka yuko muri experience afite imyenda ntabwo ariyo yamucingiye, ahubwo yakingiwe n'Imana yo mu ijuru. Haleluya! Umunsi uzumva yuko ikibazo ufite utagifitanye n'umuturanyi wawe, ahubwo Imana yo mu ijuru ari izagufasha kugira ngo ugikemure, uzayitabaza kandi izagukira. Kubera ko ijambo ryayo riravuga ngo ntabaza ndagutabara mwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Yeremiya igice cya 30 n'umurongo wa 3 ngo ntabaza ndagutabara mwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Imana irashaka kugutabara, ariko iyavuze ayo magambo niyo yavugiye mu magambo y'umwanditsi w'Imigani igice cya 3 umurongo wa 5 ngo mwikoreze Uwiteka imigambi yawe yose uyihereze Uwiteka nibwo izakomera. Ariko ugomba kuba wagize imigambi. Ijambo ry'Imana rivuga mu Migani igice cya 19 wa 21 iravuga ngo mu mutima w'umuntu habamo inama nyinshi, habamo imigambi myinshi, habamo inama nyinshi, habamo goruzi nyinshi, ngo ariko inama y'Uwiteka niyo izasohora. Iteka ryose imigambi yawe iyishyize ku biganza by'Imana, zana lisite y'ibibazo byawe imbere y'Imana, uyibwire ngo Mana ndashaka kubaka inzu, Mana ndashaka kungenderera, ukamereza ubushobozi. Banza ubyandike. Abamwe baraha nta nubwo baza aho bagana. Ugira imitekerereze yagutse, sobanukirwa. Reka nsoze. Ibyo kubahwa, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, niba hari n'ingeso nziza kandi hakabaho n'ishimwe, aba ari byo mwibwira. Reka nsoze mbabwira aya magambo. Ibishimwa byose, ntabwo nashakaga gutangira kuri ibi ngibi, ariko reka mbaciremo mu mayange gakeya. Business ibaho kugira ngo ukemure ikibazo cy'abantu. Ni ukuvuga ngo aho kugenda ureba ibyo bacuruza mu isoko ngo kugira ngo nawe ugende utandike, reba ibibazo by'abantu bafite, hanyuma ushakisha igisubizo cyabyo.
nushaka igisubizo cy'ibyo bibazo by'abantu bafite, abantu bazakwishura kubera ko bashakiye igisubizo. Abakinnyi b'umupira babishyurira yuko banezeza abantu, bakina umupira bawukina neza, abantu bakanezerwa, abantu bakishyura kugira ngo bajye kugura umunezero. reka mbereke, reka mbwire n'abantu bakora ahangaha, mwebwe mukora ku kazi aho ukorera ntabwo bakwishyurira amasaha wamaze ku kazi, bakwishyurira agaciro washyize muri ya masaha wamaze ku kazi. Reka mbizane mu itorero, Imana ntabwo izaguhembera inshuro waje mu rusengero, Imana izaguhembera icyo wamariye urusengero, ya masaha wari uri mu rusengero. Reka mbigusobanurire neza, ntabwo umukozi ukora ku kazi bamwishyurira amasaha yamaze ku kazi. Manager uwo ari we wese, umuyobozi uwo ari we wese wakwishyurira umuntu kubera ko yatonze ku kazi, ariko uwo muntu nta gaciro yashyize muri ayo masaha yamaze ku kazi, uwo muyobozi yaba ari igicucu, nta n'aho azagana, nta n'aho azagera. Ariko bakwishyurira amasaha wamaze ku kazi, kandi ayo masaha ukayaha agaciro, hakaba hari ibintu by'agaciro wakoze muri ayo masaha wamaze ku kazi. No mu rusengero Imana ntabwo izaduhembera yuko twajyaga mu rusengero, oya, Imana izaduhembera icyo twakoze mu gihe twari tugeze mu rusengero. Icyo wakoze ugeze mu rusengero n'icyo Imana ishaka kuguhembera kurusha amasaha wamaze mu rusengero. Muriho muranyumva neza? Ni ukuvuga ngo ushobora kuba mu rusengero ariko nta kintu wamaze. Narababwiye ngo nako karagenda n'imitekerereze, aravuga ngo ni umuntu wabivuze, nabyo nabibonye ko bigenda gutya. Aravuga ngo byaba byiza umuntu ari mu kabari atekereza mu rusengero kurusha uko umuntu yaba ari mu rusengero ariko atekereza mu kabari. Ubuse bagirane mu kagira Yesu. Wowe wahitamo kuba uwuhe? Wahitamo kuba uri mu rusengero utekereza mu kabari, cyangwa se kuba mu kabari utekereza mu rusengero? Utipa mushumba, ibyo ngibyo byose nabyo nakora, nzibira mu rusengero. Ariko se mu rusengero urakora iki? Haleluya. So tugire iyo mitekerereze yagutse, iby'igiciro, iby'ukuri, ibyo kubahwa, ibyo gukiranuka byose, iby'ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose. Niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho nishimwe, aba ari byo mwebwe. Reka nsoze mbabwira itandukaniro rya Kalebu na Yosuwa n'izi ntasi zindi 12 ni imitekerereze. Nuko batekerezaga, ibyo batekerezaga byatumye batanga raporo zihabanye. Hari imitekerereze yagutse ifitwe n'aba bantu babiri, hari n'imitekerereze itagutse y'igiciro gitoya iciriritse yari ifitwe n'aba ngaba 10. Ibi ngibi uru rugero narutangiye iki?
ni ukubera yuko hari abantu batekereza ngo kubera ko rubanda nyamwinshi cyangwa abantu benshi ari ibi batekereza ngo nanjye najya muri ibi. Oya, Imana irashaka kugira imitekerereze yagutse. Nubona ikibazo uvuge ngo ndakurya nk'urya imitsima, ndakurya nk'urya ubugari, kubera Imana iri muri jyewe, kubera Imana namenye, kubera Imana nizeye, kubera nizeye nzakurya nk'urya umutsima. Nacyo nikikubona, ikibazo nacyo nikikubona, nikizajya kikubona kizajya kivuga ngo umuryi araje. Barokore mukwiriye kugira ku rwego aho ibibazo bibatinya kubera Imana iri mu mwebwe, kandi ibyo muzabigeraho mugize iyi mitekerereze yagutse. Kubera ko icyumweru gitaha mutazambona, ndagira ngo bazanye impapuro mwandike next. Ntabwo nzayisubiraho yenyine. Next, ibanga rya gatatu, ugomba kugira intego z'ubuzima bwawe. Umuntu utagira intego nta kintu ashobora kugeraho. N'icyo urangamije, n'icyo ushaka kugeraho, ukwiriye kugira intego. Ni ibanga rya gatatu. Next, ibanga rya kane ni ukugira iyerekwa ry'ubuzima bwawe. Gira iyerekwa, have a vision of your life. Ntabwo mfite umwanya nari kubabwira ibibazo 9 umuntu ukwiriye kwibaza niba ukiri muri kosa, niba ukiri mu nzira zigana mu iyerekwa ryawe. Bimwe muri ibyo bibazo ibaze niba ufite iyerekwa Imana yakweretse yuko uzaba iki kintu. Ese aho ndi uyu munsi harimo haranganisha aho ngaho? Icyo ni ikibazo. Icya kabiri, ibyo ndi mu gukora birimo biranganisha mu iyerekwa Imana yanyeretse? Ese ni ibiki ndi mu gukora byankuye muri rya yerekwa Imana yanyeretse? Ni ibiki ngomba guhindura mu buzima bwanjye kugira ngo ngane muri rya yerekwa Imana yanyeretse? Ibyo nubitekereza uzakomera. Icya gatanu, kutadohoka mu buzima. Kutadohoka mu buzima, perseverance. Mu mwaka w'ibihumbi 2003, mu mwaka wa 2003 nigaga hano muri kaminuza. Hanyuma mu gihe twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, abanyeshuri ba kaminuza twese tujya kwibukira muri stade ya Huye. Tugeze muri stade ya Huye, harimo umugabo umwe w'umwafande w'umumajoro, icyo gihe simwibuka izina, ariko icyo nibuka ni amagambo yavuze yahinduye ubuzima bwawe. Mu magambo bavugiye aho ngaho uwo munsi, harimo ijambo rimwe uyu majoro yavuze ryahinduye ubuzima bwawe. Muguyeho, ari umugabo mugufi ariko avuga amagambo akomeye cyane. Aratubwira ngo izi ngabo za RPF, uko zitwaga ubu zitwa RDF, RPA, ingabo za RPA kugira ngo zibashe kubohora abantu muri jenoside, n'ibisasu by'Abafaransa na Exfari n'Abazahirwa n'abandi babafashaga. Yavuze
yavuze ijambo rimwe ryafashije ubuzima bwanjye. Yaravuze ngo badukubitagaho ibisasu bakaturasa tukavuga ngo twihangane undi munota umwe. Ngo iyo mvugo twihangane umunota, twihanganeyo undi munota umwe yatumye tunesha urugamba. Bwoko bw'Imana murokora urahangaha ubuzima bwawe mu bihe uri mu gucamo, nagira ngo mubwire ngo jya uhihangana undi munota umwe muri icyo kigeragezo, Imana izagutabara. Haleluya. Kwihangana undi munota umwe bishobora kunzanira intsinzi. Nuzajya ujya kurwana na Joni, uzajya uba wuyishizemo, nuza ufite kimego, kubera ko iteka ryose nihangana undi munota umwe. Ntabwo njya tsinda, ntabwo njya nemera gutsinda. Niyo gihe abantu bose babona yuko byarangiye natsinzwe, jewe umutima wanjye uba ukiri mu tekereza yuko nzatsinda. Bw'Imana umuntu ufite imitekerereze nk'iyo yo kudadohoka kubyo ushaka kugeraho, abarokore b'iki gihe badohoka mu buryo bworoshye. Icyo kibazo mugira kutadohoka. Cya gatandatu, cya gatandatu ni ugukunda no kubaha abantu. Niba ushaka gukomera, hari umusazi wabaga ahangaha mu mujyi wa Butare, yaragira ngo ngo burya inyuma y'umuntu haba hari undi. Ni umusazi yajyaga bivuga ahangaha mu mujyi, akavuga niba yitwaga Mucoma, niba ari Muki Mushikapuru Mushikapuru, yaravugaga ngo burya inyuma y'umuntu haba hari undi. Mureke mbabwire abana b'Imana, niba ushaka kugera ku bintu bikomeye, gira kino kintu, menya rino banga ryo kuba. Burya umuntu utagira uwo yubaha ushobora kukubwira iherezo. Utagira uwo wubaha zayagiye. Kutagira uwo wubaha, reka mbabwire, Elisha yakomeye kubera ko yubashye Eliya w'umuhanuzi wamubanjirije. Mu gihe bari bafashe Sawuli, bamufashe, babwiye Dawudi ngo ngwino umwice, yaravuze ngo nihakagira umuntu ukora ku muntu wasizwe, utagira uwo wubaha. Dawudi ngo akore ibigafu, arangije baramubwira bati aba bantu bagusuzuguye. Arangiza arababwira ngo Imana itaguhaye icyubahiro, nawe waguha icyubahiro. Reka mbabwire, kubaha abantu nashakaga kubitindaho ahangaha. Buri muntu wese azagira umuntu umuri hejuru, nta muntu utagira umuntu umuba hejuru. Mu gucuruza, n'abacuruzi nabo babagiramo ibyiciro. Mu gisirikare, buri musirikare utangiriye kutangira abafite umwubaha. Jewe nabaye umwavoka, ariko yo watanze abandi mu rugaga, ndetse ukabatanga kurahira, ukabatanga kugira kuri kwandikwa mu rugaga. Iyo ugeze mu rukiko, niyo haba hari abavoka bangana gutya nguko mungana ahangaha, wowe wababanjirije barakubaha, ni wowe ubanza kubura. Uko niko bigenda mu gisirikare.
nako bigenda munuza no mu bapasiteri bacu nuko bimeze. Amategeko yacu ya Eden Temple avuga yuko umupasiteri wabanjiriza abandi mu murimo yubaha abamukurikiye. Ntabwo utagira uwo yubaha. Ntukabeho mu buzima bwo gusuzugura umuntu uwo ari we wese. Uwo usuzuguye uyu munsi wa none niwo wakabaye urwego rwawe rwo kuzamuka. Abantu bazamutse bakagera mu bushorishori bagiye bazamukira ku bantu. Hari abantu Imana yashyize mu buzima bwawe aribo ugomba kuzagenda uzamukiraho mu rwego rwawe kugira ngo uzagere mu bushorishori. Kandi nubwo uyu nguyu akomeye, uyu nguyu woheje akomeye, n'uyu nguyu reka nkubwire, uyu nguyu ubona nubwo ari hasi ariko arakomeye cyane ku rwego rumwe n'uyu nguyu, kubera ko nawe ugomba kumukandagira. Utamukandagiyeho ntabwo wazagera kuri uyu nguyu. Mwiga kubaha buri muntu urwego yaba ari mu rwego rwose. Niyo yaba ari umwana mwubahe, ubaha abantu kandi ubakunda. Nubikora uzagera kure. Burya abami bakunda abantu babavuga neza. Uretse jewe ubabarira n'abantu kanga mu rusengero, n'abantu kango ndiye amafaranga ya compassion narayamaze n'ibiki byose nanaho yarengeye. Barira narabakunda ariko abandi bantu abami bakunda babavuga neza bakanabubaha. Mwuge kubaha abantu muzagira ku bintu bikomeye. Icya karindwi aricyo cya nyuma no kugira imiterere ndahusha. Ndahusha. Ahangaha nari kuvuga kuri ya ntare, nanone nari kuvuga gusubira kuri ya ntare. Mu yandi magambo mu Cyongereza ni having an attitude. Attitude yo kumva. Mureke mbabwire abantu b'Imana, abantu bari ahangaha, iyo ufite imitekerereze idahusha yo kubaha abantu, yo kudadohoka mu buzima, yo kugira iyerekwa, yo kugira imitekerereze yagutse no kumenya uwo uri we, uzaba aya mabanga yose nuyafata ukayashyira mu buzima bwawe, ubuzima bwawe buzahinduka. Haguruka dusenga Imana.